kuko mu bapasiteri 1000 ushobora gusangamo inzererezi. Yego. Kimwe no mu nzererezi ugize umwanya wo kuzigisha ushobora kubonamo abapasiteri benshi, ariko kubw'umubiri asubira inyuma. Aricyo cya kibazo gituma ugenda muri Range Rover umukristo wawe atagira n'igare. Ariya nayo reka nkwereke uzi aho baba bayakuye. Niba ntarasambanye, sinywa inzoga, sinibe, sinice, ibyo byankaba ntarabikoze. Yego. Hanyuma akaba ari mugenzi wanjye wabikoze byose. Uyu munsi wa none twese tukaba turi mu rusengero. Ngiye utarabikoze narokotse iki? Mvuga ko ndi umurokore kuko narokotse iki? Kalura TV. Kongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana nabane namwe. Mwe mukurikira Karuhura TV aho muherereye. Turabashimiye cyane kuko mudahwema kutwereka ko mudukurikira. Nge mwumva ni Samuel nk'ibisanzwe. Hanyuma imbere y'inyakira amashusho yanyu murabona umukozi w'Imana. Reka tumuhe ikaze atangire yivuga yibwira abadukurikiye. Ikaze umukozi w'Imana. Urakoze cyane rwose umunyamakuru, ukoresha niyo mvugo ntacyo bitwaye. Yego. Urakoze kuduhereza ikaze muri iki kiganiro. Nkuko rero yiduhaye abatubonye ari ubwa mbere cyangwa abatwumvise bwa mbere, baravugana na Pasiteri Rugira Patrick. Ngira ngo si ubwa mbere ngeze hano, ni inshuro ya kabiri. Yego. Bwa mbere ubwo mperukana namwe nari nazanywe no kwigisha cyangwa gusobanurira abantu inyigisho z'ubuyobe zari zatambutse nari numvise. Hanyuma rero uyu munsi nanone twongeye kunezererwa kubana namwe kugira ngo tugire ikindi kiganiro nifuje ko twaza kugirana. Ariko munyemereye nkuko biranga abakozi b'Imana twabanza tugasenga kugira ngo Umwuka Wera aze kutuyobora muri kino kiganiro. Reka dusenga Imana. Yego. Mana Data wa twese, turagushimiye. Uri Imana y'amaboko, uri Imana ishobora byose, ntabwo tujya tugushidikanyaho. Bimwe byabo njya numva ngo ubanza ishoboye cyangwa ntishoboye. Abo ni abafite bwa buyobe twavugaga. Uri Imana ishobora byose. Tugeze mu kanya keza kuko tugiye kuganira. Twemerere rero ntabari twahubwa ikiganiro cyacu kiyoborwe n'Umwuka Wera, kugira ngo n'abazacyumva kizabagirira umumaro kandi n'ukuri kizahindure benshi, kuko muri ibi bihe bikomeye abantu bakeneye ukuri n'ubwo kugoye. Urakoze rero Kristo kutwumvise, dusaba bike kandi ugakora byinshi, kuko dufite marayika uhora utwingingira kandi adusabira ibikwiye imbere y'Imana ishobora byose. Dusenze rero dutyo twizeye kubikora mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Pastor, Imana iguha umugisha kuba wemeye kwitabira ubutumire bwacu. Ibyabwo byatuma tugusabira umugisha. Hanyuma kuba wajana nanone biri mu nshingano zawe nk'umukozi w'Imana wahamagariwe gukorera umurimo w'Imana mu gihe nk'iki. Abantu bose babaye abanyabwenge. Impamvu z'abanyabwenge ntabwo ari cyo gihe abantu babaye abanyabwenge na mbere bari babufite, ariko nicyo gihe cy'ikoranabuhanga kandi byoroshye, aho wigisha umuntu wagahita ajya kuri Google kujya gushaka ibyo bintu wavuze niba bihura n'ibyo Google iri kumubwira. Turi mu gihe kigoye gikomeye kidusaba gukora. Imana idusaba tuyikorere, n'isi nayo igasaba ngo dukore cyane kugira tubone ibidutunga. Hanyuma rero ati ese kuki twicaye hano? Ubwo ndabwira abakurikira Karuhura TV, ni kwa kubaka bwa bwami tugikomeje. Pastor, hari ibibazo bigera nko muri 2 ngira ngo byatumye nkusaba uyu mwanya. Nongere kugushimira kuko wawuduhaye. Reka nkoresha imvugo iri hanze. Hari abapasiteri b'ibisambo bikunda bahari ngo bakame intama baragiye batitaye ko zarishije. Zibe zarishije cyangwa zitarishije bo barakama. Babe barwaye cyangwa barwaje ntacyo bibabwiye. Ikizima nuko bakama. Aho hanze ahangaha bitwa ibisambo cyangwa se abakurikira indonyo. Nyeka ko n'inzego bwite za leta ziri kugenda zirushaho kubyinjiramo cyane kuko bakomeje gukama n'izinanutse. Wenda sinzi uburyo mbivuzemo ko bwumvikana, ariko
icyo ni ikibazo cya mbere cy'abapasiteri b'ibisambo. Ikindi cya kabiri, abakurikiye ibiganiro bya Karuhura TV ntabwo duhari ngo turwanye umurimo w'Imana, icyo dushaka ni ukubaka wa murimo w'Imana. Niyo mpamvu dukenera abantu bahamagariwe ngo bayobore abandi ya nzira. Tutaravuga ikibazo cya kabiri, reka mbanze mvuge ko icyo kibazo cy'uburyo cy'abapasiteri bamwe na bamwe bitwa hano hanze, sinzi wowe igice urimo, nimvuga abapasiteri b'ibisambo ntundakarire. Hanyuma hanze aha amaturo aravuza ubuhuha, niko numva bavuga, niko ikinyarwanda kivuga. Umupasiteri arabwiriza ariko atagamije ko umuntu akizwa, agamije ko ari buture. Ibyo bintu bivuga iki? Urakoze kubw'ikibazo cyiza ubajije, kandi ni ikibazo cya ngombwa. Kubera icyo mvuze ko ari ikibazo cya ngombwa, ndaza kubisubiza mu buryo bibajije kandi mu buryo tunabizi n'uburyo bikorwamo. Ariko ndagira gatoya nkosora. Yego. Ntabwo abapasiteri bose bitwa ibisambo. Kubera icyo mvuze ko buriya na bariya baba babaye ibisambo, mu by'ukuri ntabwo baba ari abapasiteri. Urebye ahubwo barabyiyitirira, nabiyitirira uyu murimo bitewe n'inyungu bo bagize gute bakeneye cyangwa bashaka. Iyo rero ushaka ubushobozi, ugashaka gukira, ugashaka kubaho, ugashaka kwishyura inzu, urabeshya. Ibi turabibonye hirya no hino. Ukitwa umukozi w'Imana ariko ukurikiranye ibyo akora, imbuto yera, si umukozi w'Imana. Akaza akavuga ko ari umupasiteri, ariko wakurikirana ubupasiteri bwe ugasanga ntabwo ari we, ariko umugayo yamaze kuwushyira ku bakora umurimo w'Imana. No muri bo nk'uko bivuze ntabwo berade. Yego. Kuko mu bapasiteri 1000 ushobora gusangamo inzererezi. Yego. Kimwe no mu nzererezi ugize umwanya wo kuzigisha ushobora kubonamo abapasiteri benshi. Ariko ndagira ngo mpere kuri ako kantu uvuze. Yego. Uyu munsi wa none ndashimira ubuyobozi bwa RGB. Kubera iki? Ibi bintu babirebye yuko mwebwe abanyamakuru mubireba. Yego. Baricara baravuga ati ariko ninde ukwiriye kwitwa pasiteri? Birangiyeho narabishyigikiye. Nakora uyu murimo, icyambere afite umuhamagaro, turabyemera. Ariko nyuma y'umuhamagaro niyigishwe. Yego. Ubuyobozi biriya bakoze na Yesu mbere yuko yegurira umurimo ziriya ntumwa 12 zahinduye isi. Yabanje kuzigisha imyaka 3. Yabigishaga iki? Ni gute bakora umurimo w'Imana? Ni gute bakwiriye guhagarara imbere y'abantu? Turaza kubisanisha na kiriya wambajije. Ugafata abantu ukabamaza ibyumweru 2 mu rusengero. Aba bantu wahabibamajije ntibakora, kandi nyuma yuko batakoze urabakeneramo ubushobozi. Ejo ufite abameze nabi, we turakubona muri Range Rover, turabona ufite inzu nziza, ufite benshi bakugejeje kuri ibyo bikorwa, ariko batazabona ubugingo. Ndaza gusobanura impamvu mvuza ko kantu. Ariko nako mpere neza nyirizina noneho dusobanure byimbitse kuri aba bajura wavuze. Ariko nabivuze hataza kuzatwumva nabi. Yego. Nababyiyitirira kuko nabo ukuri barahari, kuko dufite abafite ukuri kandi bakora umurimo neza. Nuko ari bya bindi bavuze ngo umwarabu umwe agatukisha bose. Ni nabyo tushaka gusobanura kugira ngo tuzanabirwanye. Kandi leta yaranabitangiye. Ni nayo mpamvu bashyizeho inzego zitandukanye. Ubu dufite icyitwa RIG gishinzwe abapasiteri cyangwa se amadini n'amatorero cyane abantu bakora uwo murimo. Rero urabona ko biriho bihabwa umurongo, ejo hazaza ndumva iryo zina ry'ubujura mu bapasiteri ritazongera kuvugwa. Yego. Ariko barahari babyiyitirira, reka bariho mpera. Yego. Uyu munsi ntatinye kukubwira ko yavuye icyangugu n'amaguru. Yego. Nta shuri, kandi akakubwira uko yaje, yari yarataye iwabo, nta burere. Abantu ibi bintu bariho bibagaragaraho. Natanga ingero, ariko si ngombwa kwirinda kugira uwo tuvuga, ariko abo tubwira ni bakuru barareba. Yego. Kandi mu byo bareba baranumva. Nk'urugero, niba umunyamakuru umuntu aje akavuga ngo navuye icyangugu ninenetse ku modoka runaka,
naje nta muntu usezeye, naje ntawe mbibwiye, nabaye Nyabugogo ku bikarito. Ibyo ari byo byose uyu muntu ushobora kumva umuco naramuka agize abahagarara imbere ibyo azabigisha, kuko Bibiliya iravuga ngo twebwe dutanga natwe ibyo tugize dufite. Ni nayo mpamvu tujya gushaka ubumenyi, twagira ubumenyi tukagaruka tukabitanga. Pawulo yarabivuze mu rwandiko rwa Timoteyo ibice byaho 4, avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo twebwe ibiturimo nibyo duhereza abantu. Ibyo rero duhereza abandi nuko tuba twagiye natwe kubishaka. Gusoma ijambo ry'Imana ni kimwe, no kubisobanukirwa ni ikindi. Aba bantu rero igituma mpereye aho, uzasanga kenshi uko yaje nta shuri, nta burere bw'ababyeyi, aba nta n'umuntu batinya. Ndabivuga kuko benshi babibona. Uzasanga nta muntu bubaha. Nunamucyaha icyo uzaba ukoze ni ukwikururira ko agiye kugutuka. Bizakwereka bwa burere bwo ntabwo, bizakwereka koko kwiga kwe ntako, bizakwereka kuba tubaho ubwe. Nta kintu na kimwe ibi bintu bizamugezaho. Ahubwo ibyo azakora, azitwa umujura, azitwa inzererezi, azitwa ko amazina menshi bavuga, ariko burya nta nduru ivugira ubusa hehe ku musozi, hari ibyo baba babonye. Rero niyo mpamvu turiho dusaba abantu bameze gutya nibige, nibamara kwiga babone kuza guhagarara imbere y'abantu. Icyo gihe naza agahagarara imbere y'abantu, azamenya ibyo avuga, azamenya ibyo ababwira, azamenya ibyo abigisha, amenye ibikenewe. Urugero, niba hano ari mu mujyi, menya aba banyamujyi ugiye kubwira, ntabwo uzababwira ibintu by'ibishanga. Kandi noneho nunafata icyanditswe kibwiriza ari kugisanishe n'ubuzima abantu bagize gute babayemo. Wewe uravuga ibitangaza gusa, abantu ubwira ibitangaza urabona ari byo bari bakeneye. Hari uwo nigeze mbaza abwira abantu uti wowe Imana iguhaye visa. Visa tugira migration yitanga. Nemera ko ahubwo wasenga Imana ikazagushyigikira. Nanjye ibyo ndabyemera, hataza kugira ubyumva ngo arabirwanya. Ariko hari uwo nigeze mbaza ndavuga ati nk'ubu visa bavuze yurayizi ati nukuri kw'Imana sindayibona, umfashije wansobanurira. Ndamubwira, noneho abimenye ndamubaza ati se ubu umaze kuyimenya uwayiguha iyi Amerika bakubwiye wajyayo kuhakora iki? Ariko keretse wenda ari Imana intumye. Gose igutumye wagenda uvuga uruhe rurimi? Urumva hari ibibazo mbabaza bitewe nuko mbabona. Noneho uyu muntu twaje gusoza arambwira ati koko pastor ibintu wambwiye nkeneye ko Imana intabariraho nababariye. Ntabwo nkeneye ko ubutabazi bwanjye bujya muri Amerika, nta nunzi nanjye nta nuwo mpazi, ariko hari abanzi. Noneho rero nsoze, ubwo nari mvuze ku bantu batigishijwe bakora ibintu bidafite umumaro, kandi namwe cyangwa na benshi bazi, akumva aje mu bintu kubera inyungu akeneye. Agiye kuri social media aravuza aba diaspora hari icyo bamuhaye, yaguze ipantaro imwe, aguze ebyiri, yaguze imashini, atabaje inzu n'ibintu nk'ibyo. Noneho akahita yumva umugati nahuri ageze hano. Nibo babandi babwira gutamba Isaka. Isaka wari umwana wa Aburahamu, Imana ibimusaba nabyo, kandi abantu babivuga nabi barabyitiranye. Hari uwo nabajije atari ko ibyo uvuga, hari ubwo Aburahamu yigeze ko katamba Isaka? Yarabisabwe, arabyumva, yemera no kubikora, ariko Imana yaramubujije. None se wowe kubabwiye ko Isaka waba ari ayo mafaranga, ko Imana byashoje ishubije umwana we Aburahamu, mwebwe muzasoza amafaranga mwatsa aba Kristo muyabashubije? Barakoze cyane. Igisubizo ni oya. Ubuyobe rero bubaye hehe? Bubaye kwiyitirira icyanditswe. Bayobeje abantu biyitiriye ko Aburahamu yatambye Isaka, ariko mu by'ukuri ukurikiranye uyu munsi Isaka arahari. Niyo dusenga turavuga ngo Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, kubera ko n'abantu babayeho mu gihe cyabo kandi bakora umurimo w'Imana neza. Pastor urakoze cyane kubw'ubusobanuro duhaye, ariko reka nongere nkubaze nicyo kintu nagusabiye rendezvous kugira ngo ndi hano serukiye abandi batwumva. Ubu burangare tubushinje nde butuma umuntu ava iyo ngiyo akaza kwa kundi wavuze
akaza akava ku ikarito mu mujyi akagera ubwo ahagarara ku gatuti imbere y'abantu bize, akirirwa bavanishamo amakote, akirirwa basiga amavuta, atera amazi, agira ute, ariko byose biganisha kugira ngo agaragaze ko ari umuntu ukomeye, hanyuma akabavanamo indonke. Uburangare turabushinja nde? Ninde wabakujije? Niba bataratumwe n'Imana, wabakujije ninde? Ikindi cya kabiri, uvuze ko usobanuye byinshi ku bijyanye no kuba amafaranga bayahabwa cyangwa bayatanga. Ese ubona igihombo abakristo bagira kuba bayoborwa n'abantu, bizera abantu nk'abo, icyo gihombo cyabazwa nde? Cyangwa umukristo yakwitwara gute? Ibyo bintu bituma umukristo ashobora kubaho akaba umwanzi w'urusengero cyangwa n'abapasiteri. Okay, urakoze. Reka mpere ku kibazo cya mbere, kandi ni ikibazo cyiza. Umbajije ngo ariko ubundi aba bantu bakuzwa nande? Yego. Ni nko kumbwira atari ko umuntu waje gutya atagira ubushobozi bwo kubaka urusengero yabwiririza mwabo bantu. Urusengero uruyoboye niba wasobanutse yarize yaranahamagawe n'Imana, ni gute ahereza uwo muntu uwo mwanya? Yego. Ndabisobanura mu buryo bubiri. Aba bantu rimwe na rimwe bahabwa inshingano mu rusengero kubera atangira asenga, agatangira ahanurira abantu, yego, ababwira bya bitangaza twavuze. Uwo ntashobora kukubwira kwihana, uwo ntashobora kukubwira uburyo wamenya inzira y'ukuri yizakugeza ku bugingo. Nibwo bwa buyobe bw'ubushize navuzeho, yego, bw'umuntu ushobora kukubwira ngo we ni umukiranutsi, we ni umwere, ni umuziranenge. Biriya bintu ntabwo bishoboka. Twe turi abakiranirwa, ahubwo tukaza kwikiranura. Dukiranurwa n'iki? N'ijambo ry'Imana, n'abatorejwe gukora uwo murimo batubwira ukuri kw'ijambo ryera, kuko ryo rizahora ryera iteka ryose. Yego. Aba bantu rero yaje ahanura, rimwe na rimwe iyo yicaye hariya, umwuka w'Imana nta gitangaza, asura uwo ashatse. Ushobora kumugenderera akagira ibyo amubwira. Ndagira ngo ngere ku kantu wavuze keza. Noneho ibi bintu akabivuga, wanabikorera ubugenzuzi ukabona nibyo. Noneho uyu muntu kubera ko avuze ibiri ukuri, rimwe na rimwe ukagira ngo ukuri kuzamugumamwo, ukamubwira ati rero twakubonye nk'umukozi w'Imana, bwiriza. Yabwiriza, yasoza kubera twa tundi twiza yakoze, ndagira ngo nkwereke ahantu ibintu bipfira. Wa wundi yagize ibyo ahanurira bikanasohora, agahita aza akamuha 10,000. Noneho wa wundi byasohoreyeho abwira n'undi, akagira ngo uyu mwuka w'Imana uyu muntu arawubana, wagira ngo ni nk'umunyu atanga cyangwa isukari. Ariko mu by'ukuri sibyo, nibyo turiho tubwira abakristo. Umwuka ashobora kumukoresha rimwe, ariko ntibatekereze ko azahora amukoresha. Noneho twa tundi duke yabonye akagenda akatubwira undi. Noneho ubwo azanye uwabuze urubyaro, ni urugero. Yego. Azanye uwabuze akazi. Aba rero bo iyo bamaze kubabona gutyo, ntatinya kumubwira ngo kugira ngo uzabyare ni 300. Yego. Kugira ngo uzabone akazi zana 100, nicyo gitambo. Noneho aba bantu kubera akababaro n'agahinda babafatiyemwo, bakemera kugira gute? Kubikora. Noneho pasiteri wahamagariwe gukora uwo murimo, wanabitwoje cyangwa se wanabyize, akabona ko wa muntu ari hakora amakosa mu murimo w'iki? W'Imana. Iyo umucyashye kubera twa dufaranga yikanze, kubera babandi yahanuriye, uwo mwanya ahitata inshingano mu rusengero. Yego. Agashinga icyumba cye, agatangira babandi akabazengerereza mu byumba, agatangira babandi akaza kuri cano hano, kabwira ati hepfo aho nshyizeho umurongo, wowe urubyaro rwanze, kandi baba banakanga, bazi ko ijwi rinini ari ryo rituma wenda Imana ikora. Mwebwe mwabuze urubyaro, muhamagare. Wowe ufite imikasiro hamagara, kandi wakurikirana ugasanga imikasiro afite irarusha yaba ari hakangurira ko yaza ngo abakureho imikasiro. Uzabumva ikiganza gishyushye, bitangaza biraho bidafite icyo bivuze, kubera wa muturage ubonye iritangaza makuru ubabaye muri bwa buryo nakubwiye, yemera gusanga wa muntu. Noneho bya biro yashinze kugira ngo babonane, aguca amafaranga. Yego. Aya mafaranga abonye agatangira akakubwira ati nkeneye kamera nk'iyi, nkeneye icyuma nk'iki. Noneho kubera uko umubonye agatangira ukabikora, bwa buyoba agatangira noneho kubona uko yiba abantu no kubyamamaza. Urumva niba afite kamera ye, ntabwo uzaza kufata ngo uyimene. Ariko icyiza, zaba inzego zibishinzwe zabihaye umurongo, kugira ngo ngere ku kabazo ka kabiri wavuze, zamaze kubihereza iki? Umurongo. Ubu uravuga ibidakwiriye,
ukitaba RIB, yego uraza ukigisha inyigisho z'ubuyobe, abashinzwe za foramu cyangwa icyabaye link uyu munsi bakatangira gutanga raporo, uyu muntu agakurikiranwa. Urumva ntabwo byakorerwa rimwe ngo bicike, ariko nanone ntabwo bikiri bibi nka mbere. Twizera ko ibyo bintu biri gukurikiranwa bigiye guhinduka. Bizahinduka mu gihe gito, muraza kubona impinduka, kuko n'Imana ubwayo iraza kujya yirwanirira, irarakara, irabizi ko bariho bayibeshyera, bariho bariba abantu, barabazengereza bimwe wambwiye, ntareba ngo yarababaye. Ubundi reka nkubwire, itorero kera ryavugaga iki? Naho abantu bajyaga bakaruhukira ibibazo bafite, bagasengerwa, byaba na ngombwa. Bibiliya iravuga ngo abashonje bagaburirwe, abambaye ubusa bambikwe, mbese bafashwe. Ariko uyu munsi ntabwo ari ku itorero ririho ribikora, ahubwo aho kugira ngo itorero rikorere abo, ahubwo abo bariho barakorera itorero. Icyo nicyo kibazo rero gihari no munsi. Nibyo nari ndiho mvuga rero. Uyu munsi ntabwo navuga ngo ni kuri bose, ntabwo nanone tuzabuza abantu gusenga, tuzabakangurira gusenga, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo dusenge ubudasiba, duhore dushaka umwami Imana. Uzi ko usibye n'iyi minsi myinshi, ibyumweru bibiri uvuze na 40 barayikora, 40 irimo ibyumweru byinshi, kandi bagasenga. Kandi imyizerere y'abantu icyo mvugira ko itandukanye, nuko uyu munsi wa none hari abantu bavuga ngo ko Mose yasenze iminsi 40 n'amajoro 40, ko Yesu yabikoze kandi ari we cyitegererezo cyacu, twebwe ni gute byatunanira? Ibyo bavuga uruhande rumwe nibyo, ariko nanone aba bantu ikindi nabakangurira, ntabwo bakwiriye kwitwara nk'umutambyi. Dufite uyu munsi abatambyi bahembwa n'amatorero. Wowe nuzi ukaba mu rusengero mugatura bagatanga n'ibyo bya 10, ukwezi ni gushira umutambyi azahembwa. Wowe niba utagiye gushaka ubushobozi uzahembwa nande? Aho hantu rero urantonetse, kuko nendaga kuhakubaza. Umutambyi afite amafaranga, bamwe kera babeshyaga abantu ngo nagasabuna, ariko ukibaza niba ari umuti wose, niba ari agace kayo simbizi. Ariko kuri ubu ngubu mu buryo bweruye, wenda tutapfa kumenya ngo nanga, ariko byitwa noneho umushahara. Kuko niba uyoboye itorero warize, ku mafaranga yawe watanze kugira ngo ubumenyi ubugire, ntabwo baragwa agasabune. Hanyuma uragutse ugize business irakora, umukristo wawe hari umusabyemo iminsi myinshi yo kuza mu rusengero. Wowe kuba uri ku rusengero ubwabyo ni akazi, uri mu nshingano wahamagariwe, kandi ufite na business iri gukora. Ese mubona abakristo badahomba iyo mupanga iminsi myinshi yo isaba umukristo udafite akazi kuza ku rusengero? Kandi yanahagera cya kibazo kikagaruka, wenda aho uyoboye nzahateranira rimwe ndebe, usanga amasengesho yo kuwa kabiri, yo kuwa mbere itsinda runaka ari busenge kuwa mbere riri buture, kuwa kabiri baratura, kuwa gatatu bature. Usanga iminsi yose umukristo ari kujya ku rusengero niyo gutura, niyo gutanga amafaranga. Kandi yamagara abwirwa ko agakiza ari iki? Ari ubuntu. Agezemo asanga bimusaba gutanga amafaranga. Ese mbona umukristo adahomba? Uyu muntu witwa umukristo wahamagariwe ubutumwa bw'ubuntu, none bimusaba gutanga amafaranga ya buri munsi, nta gihombo agwamo, mu gihe wowe business zawe zisanzwe zikora, kandi n'umurimo w'Imana ukora nabwo uhembwa. Urakoze. Utu tubazo twombi reka nusubize muri ubu buryo. Akambere, abakristo navuga ngo nabana niyo yabakuze, ntihaza uza kugira kubyumva nabi mu buryo butari bwo. Yego. Kubera ko niba uri pasiteri barakumvira kurusha ibintu byinshi. Noneho niba ubwiye abantu ngo dufite amasengesho y'ibyumweru 2, turatangira saa 3 tugeze saa 11, akenshi hari n'umupasiteri iyo mutaje ashobora no kurakara. Yego. Ariko mu by'ukuri sibyo. Ndavuga impamvu ebyiri. Iya mbere, abakristo ufite kugira ngo uzabeho muri bwa buryo bukenewe, no kugira ngo nk'uko ijambo ry'Imana kuva 25 habivuga,
batanga amaturo y'umutima ugize gute ukunze. abantu benshi hari n'ushobora gushyira hari igiseke hata umuntu ufite 100,000 ahaguruke musengera igitangaza kibi ufite 50 babandi b'ibiceri ntabwo bashobora kumva noneho ashobora no kubikora ko Imana ikagira n'ikikora ubwo niba kibaye kigiye kuba password yo kugira byinshi agenda agira gute akenera muri abo bantu kugira ngo yubake ya business wavuze aba nabo ni babandi bashobora kuba baraje ariko badafite guhindura abantu kugira ngo Kristo azabatware kuko icyo tushingwe kwigisha ni ukubwira abantu n'imirimo kandi iyo tuvuze imirimo si ugutura gusa ahubwo ni ugukangurira umukristo ukamubwira jya gukora ibi nyuma y'uko ukoze ukaba ufite umwanya ngwino usenge ariko ntabwo ukangurira umukristo kuba hano mu rusengero kuva ku wa mbere gusoza uwundi wa mbere kuva 3:00 kugera 11:00 wavuze ikintu cyiza kandi noneho ibyo uvuga urakenera ituro dufite abarya kuko batuye dufite abanywa kuko batanze ibya 10 harya wowe uzakenera icyo cya 10 gute kandi umuntu wamwirije mu rusengero ikibazo ese we azatera imbere ku buryo bw'umwuka gusa ariko kubw'umubiri asubira inyuma aricyo cya kibazo gituma ugenda muri Range Rover umukristo wawe atagira n'igare ariya nayo reka nkwereke uzi aho baba bayakuye ni muri babandi b'abanyabwenge bavuga guterana akakubwira ngo mu gitondo gihe mfite akazi ka leta nagiye noneho nabo turabagira agace inyuma akakubwira ati mukozi w'Imana wowe nagusengeye rimwe na rimwe akamushyira n'utuntu tw'ubuhanuzi akanamubwira ko Imana yavuze ibi hari n'abashyiraho ibiciro by'umuntu basengeye nzi umuntu ugiye yigeze abwira undi ngo agiye kumusengera kandi azajya kumusengera muri hoteli niyishyure hoteli azayimaramo iminsi ngahe 3 kandi azazafata na ka breakfast mu gitondo none ndavuga ko se uyu mukozi w'Imana ubundi niba wafashe iminsi 3 yo gusenga yifata utarya utanywa kandi buriya ntabwo Imana izakumvira muri hoteli hari icyayigenewe waje mu rusengero urasaba kwishyurira hoteli kubera iki niba uyivuze reka mbohereze bajye mu buvumo n'abandi barahasengera abakozi b'Imana aho ntabwo hasaba kwishyura aho hasaba kugenda ukaganira n'iki n'Imana nemera ko wakwihererana nayo ariko biriya bintu natinze sibyo ikindi mbisanishe byombi nibasenge ariko nibanakore nibature kuko ari itegeko ry'Imana ariko natura amaturo y'umutima ugize gute ukunze wihabwa ibiciro n'umwana w'umuntu kandi bakabeshyera Imana. Pastor urakoze cyane ku kibazo kijyanye ubu kuri cya kibazo cya mbere nakubaje cyangwa se nahaye inyito ivuga ngo abapasiteri bamwe bitwa ibisambo gusa tugasanga nyine bya bindi ngo umwari abumwe agatukisha bose. Hanyuma rero ndumva wenda ubusobanuro bujyanye n'iki kibazo turacyumvisha ariko wenda kugira tucyanzureho tugihe umurongo kugira tujye ku kibazo cya kabiri ni irihe banga umukristo yakoresha akizwe akora imirimo asabwa atange kimwe mu 10 atanga ituro ry'umutima ukunze kandi atange n'icya 10 atagononwa ko bigiye mu maboko ya bya bisambo. Nirihe banga wabwira abadukurikiye nk'umukristo? Wenda suggestion yanjye reka mpere ku cyo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nkabo uzabamenyera ku mbuto bagira gute bera cyangwa imbuto zabo. Imbuto ni iki? Irimo ibyiciro byinshi. Naze kugira utekereza ibishyimbo n'umuceri. Ibyo bose babibona. Ni wa wundi uza akabwiriza abantu gukizwa ariko nawe tukabona ko yakijijwe. Urabwira abantu kutiba abakristo basengera iwawe koko bazi kutiba no hanze. Icya kabiri urabwira abantu kudasambana nawe bazi ko koko bikuranga. Turababona benshi ariko ukumva baravuga ngo yataye umugore Cyangugu n'abana 3 ageze i Kigali cyangwa haruka atabawe ashatse undi wa kabiri cyangwa wa 3. Paulo yarabivuze mu ijambo ry'Imana muri Timoteyo ngo umutambyi abo w'umugore umwe. Aba bakristo duhagarara imbere baratuzi jya wabi wanjye njya bibabwira ndavuga ngo ibyo muvuga mumenye ngo namwe murabikora
ni nk'uko ijambo ry'Imana muri Luka bitubwira no muri Matayo. Ibyo twifuza ko batugirira natwe tubigirire abandi. Uyu ushaka akaguhitura wamuhaye umwanya wo kujya kurishaka. Ese uyu ushaka ko akizwa ku rwego ukeneye nawe nirwo rwego uriho nakwigane mugira n'isano. Noneho kugira ngo rero dutange umurongo kucyo uvuze, aba bakristo bagenzura umushumba wabo abigisha iki, abigisha ate? Ese abahoza ku maturo kenshi kurusha uko abahoza kumenya ijambo ry'Imana? Ikindi, niba ko kagira umwanya wo kubigisha ibyanditswe, Yesu yaravuze ngo ubuhanuzi bwose muzabwumve ariko muzarebe ibibafitiye iki umumaro, kandi ngo bwose mu bugenzuzi ijambo ry'Imana. Ingaruka z'ibi bintu rero munyamakuru gikomeye, ntabwo bazi ijambo ry'Imana, ntabwo bazi kubigenzura. Ibyo bababeshye byose barakira. Ariko nsoze kuri iki kibazo ntanze umurongo. Bakristo mugenzure umuntu ubahagarara imbere, murebe iby'ababwiriza, murebe icyo abakira gutangira amafaranga. Niba ari igikorwa cyo kugura intebe, mu by'ukuri nibakore, kuko nibo bazazicaraho. Niba ari ugukora neza aho basengera, niba bikora. Ariko niba ari ugukora ngo tanga ngo nzajye muri Isiraheli mbona itike y'indege nzagusengere, uzabire kuzisengere nawe Imana izakumva. Wenda ndabizi ko hari abo mbwiye shobora kuba nisha isoko ryabo, ariko nicyo duhari hano. Mwebwe mwitwa abakozi b'Imana ariko b'ibinyoma, mwirinde kwiba abantu. Namwe bakristo mwirinde ntabwo guha umuntu amafaranga ngo agiye kugusengera aribwo Imana izakumva. Genda nawe wisengere, Imana izakumva. Ashobora kugufasha wenda ufite intege nke, ariko ntabwo ari ikiguzi. Nibasigeho bantu mubikora, muve muri ibyo mutabivuyemo, muraza guhura n'akaga. Inkoni y'Imana bararimbuka. Kandi n'abakristo nibakurikirana ukuri niko kuzaba bato. Murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri dukunda kukigiraho ubumenyi butandukanye. Hari abantu bahanuriwe ngo tugiye, ikibazo kiravuga ngo abahanuzi bahanurira mu rusengero n'abagenda bahanurira mu muhanda, tuzamenya uko ari ubuhe. Kubera iki? Impamvu y'iki kibazo, hari abantu bahanuriwe ko bagiye gukorerwa ibintu byiza, bazagira inzu nziza, bazagira amaduka akomeye. Abo bantu bahita bahagarika gukora kuko babwiwe ko Imana ivuze ngo, babwiwe ko bazabona amazu, amamodoka, ibintu nk'ibyo byiza, ariko ntibabwiwe ko bagomba gukora. Hanyuma nabo bahita barera amaboko. Imana yamubwiye umugore, mubwira ko izamukorera ubukwe, ariko ntashaka kujya gushaka amafaranga kuko ari mu rusengero babimubwiye. Ahise yizerera mu bakristo bari muri urwo rusengero, yumva ko ubukwe bagomba kuzabukora. Ese ubuhanuzi bw'ukuri umukristo abubwirwe n'iki? Uyu muntu we wizeye ubuhanuzi kugira ubwo yanga gukora, niba ukijijwe cyane. Sinzi niba ikibazo ndiho ndakumva, reka ngufashe munyama. Yego, ni ikibazo cyiza kandi koko kiriho kiyobya abantu benshi cyangwa kigushije abantu benshi, cyangwa se kigize benshi abakene. Yego, ariko mbisubiremo, ijambo ry'Imana riravuga ngo ubuhanuzi bwose muzabwumve ariko muzarebe ibibafitiye iki umumaro. Icya kabiri, nemera ko Imana ivuga kandi ikoresha abantu bayo. Nemera ko abantu bagura ibitangaza kimwe nuko banabihanura yabatumye by'ukuri. Ariko ndagira ngo nsobanure ku cyo uvuze. Igihe cyose uzabona umuhanuzi aje avuga ibitangaza gusa, uzitonde. Kandi tunemere ko byaba ari n'iby'Imana. Ivuze ibifite naho izabinyuza, kandi aho izabinyuza naho uri, naho ugera, naho ukora. Urugero, niba ikubwiye ngo ndi Imana ndirahiriye wa mwana wanjye nguhaye amafaranga, dore rwose wari ukene, ntuzategereze ko amafaranga azahubuka mu ijuru ngo azagwaho uyatoragure. Oya, buriya ikibi kuyoboyeho ni bya bindi navuze, nuko hari icyo ugiye gukora
Imana ikakiguheraho iki? Umugisha. Ukazamuka ugashobora kuba wacuruza, niba wacuruzaga urugero umufuka umwe w'ibishyimbo, uwo munsi ugatangira kuva ku mufuka umwe ukagera muri 5, ukagera mu gahirix, ukagera ku ikamyo, ukagera kuri fuso, ukagera ku matoni, tukajya tukubona nk'umukire kuko Imana yakubwiye amafaranga urakoze ibiguhereyemo iki? Umugisha. Ariko niba akubwira ngo umugore nutatera intambwe se ngo ujye gushaka uwo ukunze umuterete, hari umugore uzahubuka mu kirere akakugwa hejuru. Nicyo ndiho mvuga, hari n'ubuhanuzi bw'ubuyobe, ariko uvuze ikintu cyiza. Hari abahanurira mu mihanda, hari abahanurira mu nsengero. Ese ukuri azaba nde? Tuzamubwirwa n'iki? Bibiliya ubwayo yaravuze ngo umuhanuzi wese ibyo yahanuye azemerwa ko ari umuhanuzi kuko ibyo yahanuye bigize gute? Gisohoye. None se uyu munsi uzumva ibintu bahanura abo bo mu mihanda, reka bari bo mperaho, uzumva ari iterabwoba gusa, urapfuye, nutakora iburarimbutse. Dore tubonye impanuka, nta gihe impanuka zitaba. Turo ryo kwishinganisha. Eza nituro Imana igukuriyeho impanuka. None se amafaranga umuhaye 5,000 ahuriye he n'iyo mpanuka yaravuze? Kandi noneho niba biri mu mugambi w'Imana, uratekereza ko uyu muhanuzi aje gukuraho umugambi w'Imana cyangwa aje kuvuga ahubwo message ngo abantu bumve? Abenshi rero siko bayitanga. Nugize icyaha uzumva kubwiye ngo kora ibi udapfa, kora ibi udakora impanuka. Mu by'ukuri arahanura ibijyanye n'irari ry'amarangamutima ye bitewe n'uko akuzi. Noneho hari n'abahanura ibyo bazi, akabanza akakumenya we munyamakuru. Icya mbere nturashaka, uracyari umusore, kandi ubusore bwawe bwo urihura na burenga, uragana mu busaza. Arakubwira ati nabonye inyatsi, si uko yayibonye ahubwo arakuzi. Nabonye karande zigukurikirana, yego, ngwino ngukorere deliverance. Bazi ibyo ari byo. Aradelivura umuntu gute? Delivure ni iki? Hari n'igihe uri n'umukobwa bakadelivura ibintu ntanavuga, bakoresha intoki zabo mibiri y'abantu, ariko abo ni babandi batize. Umubajije kudelivura umuntu ni iki? Akenshi abo mu rusengero uzasanga apfa no kugerageza akagira n'ubwoba. Yego. Ntabwo ariko tuvuze ngo koko bo nishyashya ngo nibo tuyoboyeho abakristo. Barahari bazifite nazo ziyobya abantu. Uyu munsi bakodesha amasara akayigwita urusengero. Uyu munsi afite icyumba abantu bateraniramo. Ariko icyo nari mvuze cyoroshye, umuti ntanzi. Aba bantu bikumva ko Imana izakora kuko bishyuye. Yego. Hari ituro ryemewe na Bibiliya, kandi naryo naritange mu buryo buri official mu rusengero. Wigemurira umuntu, kuko uyu muntu ugiye gusanga mu kabari cyangwa ku isoko zatura umugisha w'ibyo agize gute afite. Umuntu usanze mu isoko wenda umusanganya akababaro kuko yahombye, umugisha azaguhesha n'uw'ibihombo kuko nibyo afite. None se niba ijambo rivuga ngo umuntu atanga ibyo afite, buriya kenshi igihe ndashishikariza abantu kugana mu rusengero, kuko buriya n'umunyabyaha iyo ageze mu rusengero agiramo akantu k'ubwoba akihana, niyo atakwaturira umuntu, ariko nibura akavuga ngo hari ibyo ntekereje. Rero soze kuri icyo bakristo batwumva bakurikiriye Karuhura TV, ndabakangurira kugira ngo mwitondere bano bahanuzi uhereye kera kose. Bibiliya ivuga ko abahanuzi b'ibinyoma bagize gute babayeho. Reba ibyo akubwiye byumve, wibihakana winabipinga, ariko tegereza icyo agiye gukurikiza ibyo avuze. Kandi Imana koko ishobora no kumutuma, ariko ushobora gusenga ukamera nka Hezekiya kandi wisengeye, kuko Yesaya yarahanuye, ariko Hezekiya yakoze iki? Yarasenze Imana kandi iramwumva. Uraza kumbarana nari mfite kagiripa, ariko ibi byose ndagira ngo ntanga umurongo wo kuvuga ngo abakristo ni bakuri, bamenye ko amabandi asigaye yiba yitwaje ijambo ry'iki ry'Imana. Babyitondere, basenge, babaze mwuka, barebe abapasiteri b'inyangamugayo barahari, babagisha inama, kandi barebe n'icyo batangiye n'ayo mafaranga. Cyane niho numvise waruri, kandi koko niho bayobereje abantu. Barebe icyo bayatangiye. Nigeze kuvuga uwavuze hoteli, ndavuga ngo wowe umuntu ni gute yakwaka 500 ngo agiye kugusengera muri hoteli? Kubera iki? 500 ya hoteli nayiki? Nagusengere
nibicamwo uzaze mu rusengero ushima Imana abantu bose bahari unavuga imirimo y'Imana noneho urebe igikenewe mu rusengero niba bagura intebe niba hari umukeka abantu bagira ibyuma nabyo birakenerwa kuko birabafasha abakozi b'Imana ntabwo bifasha pasiteri gusa n'abayoborwa nabo bigira gute birabafasha bikorera urebe ko Imana itazaguha umugisha ariko wijyana ituro ryo gutura umuntu nakwita yamvugo wakoresheje y'abajura bariho biba abakozi b'Imana barahari kandi turababonye ndumva uwo murongo niba ugenderaho bazagera kurashoboka twibutsa abantu ko turi kumwe na pasiteri Rugira Patrick nanjye mwumva akaba ari Samuel iyi akaba ari Karuhura reka pastor tugana ku musozo ikibazo kimwe cya nyuma kijyanye n'imirimo mu buzima busanzwe umukristo akwiye gukora ndaje nyivuge muri ubu buryo cyangwa nyikubaze se muri ubu buryo umukristo abonye akazi muri hoteli azajya asasa ibitanda wenda ni hoteli itari y'umukristo icuruza inzoga amushyizeho n'amategeko ajyanye n'uko agomba kwambara bijyanye na nyiri business uko ayishaka ariko ni umukristo muri wafite inzira zivuga ngo sinzanywa inzoga sinzasambana kubera ko ndi umukristo ibyo ni imigambi yo mu mutima tutabasha kureba nk'abana b'abantu hanyuma mugenzi we aramubonye kuko akora mu kabari cyangwa se hoteli ahise avuga uti uriya mukristo yaraguye nakubaza nkawe nka pasiteri icyo kibazo kikugezeho uwo mukristo akorerwa iki ese gukora ka kazi kadahuye n'imyemerere yawe ni ubupagani urakoze ni ikibazo cyiza kandi abantu benshi bagiye bakibazaho cyangwa baranakibazaho ariko ndagira ngo tugihe umurongo yego icyambere kirimo gikomeye ni ukureba uyu muntu afite iyihe myizerere kuko dufite amatorero menshi reka nguhe urugero nanavuze ngo hari ibyo nirinda ariko nibura ntanga urugero rworoshye nubwo hari idini rimwe ngiye gukoresha mugenzi umupadiri twarabanye twarabyirukana turigana ariko aza gukomeza amashuri ye yisumbuye muri Nyakibanda urumva yaganaga mu rwego rwo kuzaba padiri kuko yaje no kubigeraho uyu munsi ni inshuti yanjye nirinze kumuvuga no kuvuga itorero cyangwa se paruwasi ayobora cyangwa kiliziya biraterwa nuko abantu babyumva nanone dukureho na paruwasi birimo byombi tubivuze byombi noneho rimwe aza kuntumira hari ikirori ndagitendinga ndavuga ku ruhande rwanjye rwose bigenda neza turasoza tugishoje tujya kwiyakira serivisi ya mbere yihuse bateguye ku meza amamitsingi na marikeri ukayabona rwose asembuye uyu mushuti wanjye navuze rwose nta kibazo yarasomye ariko njyewe ndabwira ati no ibyo ntabwo mbinywa munshakire fanta cyangwa munshakire agacyayi uwo twari kumwe ambaza ikibazo ate se wowe kutanyweye ibi aba bakaba babinyweye bose abakozi b'Imana mvuge ngo biterwa n'imyemerere ya buri muntu kubera ko dufite abapadiri bashobora koko kugafata kandi nabo bitwa ko ari abakozi b'Imana burya nta tandukaniro rya padiri na pasiteri ni the same ni umurimo umwe ariko bo bemerewe kugafata ariko biragoye ko wabona pasiteri yemerewe kunywa inzoga azanigisha azicyaha ariko aba bavandimwe ntabwo azazicyaha kuko muri doctrine zabo barabyemererwa barabikora cyane rwose nta n'icyo bihisha noneho rero ntabwo turiho tugana kubivuga wenda bizajyana abantu mu ijuru turiho turareba ariko bitateza ikibazo nanone ku muntu witwa umukristo nsubize gutya bitewe n'imyemerere nk'uko ijambo ry'Imana Pawulo yabivuze aravuga ngo aho kugira ngo ube ikibazo mu bantu uzirinde ikintu cyaguteza ikibazo mu bantu ushobora koko gukiranuka mu mutima ariko buriya abantu bahora bakwibazaho nabyo biragusha noneho bitewe n'imyemerere yawe ubu dufite abantu bafite kwizera kurenza uko bamwe reka nkoresha iyo mvugo adashobora no kujya mu kabari
yanabona intebe nk'iyi yanditseho Primus Skol si izina gusa se ntabwo ari inzoga ntabe yayicaraho akavuga ati no ntabwo naho murira na Primus mu izina rya Yesu. Mu by'ukuri uwo nawe ntuzamuseke ni imyemerere ye. Ndaza gusoza nanze umurongo rero w'ibyo byombi. Uyu mukobwa ufite imyemerere ibujije kujya mu tubari, ibujije kujya mu tubyiniro, ibuza gukora ibyo byose nyine bitemewe, kuko iyo bavuze ngo warokotse, kurokoka ni iki? Ni inshinga ikomeye. Ni ibintu byinshi uba warokotse. Warokotse gusambana, mbese ni nko gukizwa. Wakijwe gusambana, wakijwe gusinda, wakijwe gutukana, wakijwe ubwibone. Noneho turanavuga ngo uzirinde kubisubiramwo. Pawulo agiye kubivuga mu ijambo ry'Imana aravuga ngo ubisubiyemo ngo abameze nk'imbwa isubiye ku birutsi. Yego. Urumva ko ari imvugo igoye. Noneho wewe bitewe n'imyemerere yawe, umuntu azakubona uri umurokore wambaye mini usevinga mitsingi, kuko bosi ntabwo uzamwicira akaza guhera. Ntabwo ibyo bimureba. Ntabwo hazaza umukiriya ushaka mitsingi aba ari wowe ujya kumwakira akubwire ngo muzanire mitsingi ubyange. Kandi hano igituma abarokore giye navuga ko batabyemerewe kompulitiri noneho mvuge nero. Uriya muntu yishyiriye hari ubwo azakubwira ngo customer nziza somaho. Ntuzanga uzaba wishe isoko ryo waguhaye akazi, uramuhemukiye nabwo ukoze icyaha kandi urayinyoye urenze ku nshingano z'ibyo warahiriye nabwo ukoze icyaha. Ikiza rero cy'umwanzuro, nta muntu wamenye Kristo ukwiriye kujya gukora mu kabari. Nta muntu uzi Imana ishobora byose ukwiriye kujya gukora muri hoteli, kuko hakorerwamo byinshi bitandukanye. Noneho ntangu uyu murongo nemera ko kurokotse by'ukuri ukaba umukristo ukorera Imana. Ntabwo Imana ari injiji yuko yakugenera mu kabari kazakugusha. Izakugenera akazi ucuruze, turabafite bameze neza. Izaguha butiki ucuruza isukari, ucuruza icyayi, utange keki, umurimo w'Imana ukore nta ugucira urubanza, kuko buri imanza za mbere nizo tuzacibwa n'abantu. Ni nayo mpamvu bavuga ngo na bya bindi twavuze by'amaturo, niba ugiye gutura ituro ariko ukabuzi ko ufitanye ikibazo n'umuntu runaka, banza ituro ryawe urireke. Iryo ni ijambo ry'Imana, ribike. Banza ugende wikiranure na mugenzi wawe, nuza nta rubanza ufite ubone kugaruka utange rya turo ryawe. Bivuze ngo umuntu uhora ukwibazaho yakugusha, yakubera inzitizi. Rero bantu bamenye Imana, twirinde. Ndasobanuye mu buryo busobanutse. Pastor, ni ukuri nanjye ndanyuzwe. Ibyo kukubaza byo ni byinshi. Ibyo kukubaza byo ni byinshi, kuko ubwo hari nk'ikintu uvuze nshaka kukubaza ikibazo, ariko sinzi n'abanyemera wenda tukongeraho iminota mike cyane. Nibura twa kuyirenza 5 tugisubize. Okay. Reka twere kuyirenza. 5 tugiye gufata 5 mbaza Pastor icyo ushaka kumubaza. Ko mbaza rwose. Okay. Pastor, icyo ushaka kukubaza rero kiragira uti: niba ntarasambanye, sinywa inzoga, sinibe, sinice, ibyo byankaba ntarabikoze. Yego. Hanyuma akaba ari mugenzi wanjye wabikoze byose, uyu munsi wa none twese tukaba turi mu rusengero. Ngiye utarabikoze narokotse iki? Mvuga ko ndi umurokore kuko narokotse iki? Yego. Ese mpurira hehe na wa muntu wakoze byose nawe akaba yitwa umurokore? Kuki iryo zina twese twarisangira? Urakoze ikibazo cyiza kandi kiryoshye. Ariko ijambo ry'Imana Bagalatiya riravuga ngo uhagaze yirinda atagira gute? Atagwa. Kubera iki cyo nkivuze? Buriya niba utarasambanye, ntusinde, ntiwice, ibyo ni ibyaha bikomeye. Yego. Ushobora gukora leta ikaguhagurukira. Yego. Ariko uyu muntu nukurikirana, ubwabyo twavutse muri Adamu wakoze icyaha. Dufite umuvumo twavumwe uhereye kera. Aba bantu birengagiza iki cyaha cy'inkomoko, ariko gikurikirana umuntu. Yego. Noneho uyu muntu ibyo tunabireke, twe kuza kubazwa ibindi bibazo cyangwa umuntu agira uko atekereza. Uyu muntu uratekereza ko ahari ari mu ijuru, ni mu isi yanduye. Ubwabyo isi turimo iranduye. Ubwo yanduye ihora itwanduza. Ubwo ihora itwanduza dukwiriye guhora
kwiyeza ni iki? Ni kwa kundi namenye ko nakosheje nkihana nkaca bugufi nkabwira Imana natukanye, hari ubwo biri mu kwica Mana narebye nabi. Bibiliya yo iravuga ngo izuba nirirasa kurakara gusa. Iyi si iyo utarakajwe n'umwana wabyaye urakazwa n'uwo muturanye, cyangwa se ukarakazwa no kubura ibyo wari ukwiriye kubona, kuko ntabwo aragera hahandi Yesu yavuze ko tutazifuza. Uyu muntu nawe arifuza, uyu muntu arareba agacumura, uyu muntu aratekereza, uyu muntu areba iterambere ryamuyobera bikamurakaza, uyu muntu agira uburyo ahombamwo, uyu muntu agira ibyo abura. Jewe rero uyu ni we ahubwo nitaho kurusha na wa wundi w'umusinzi, kuko buriya uriya usinda amenya ko ari umunyabyaha, niyo ntanamwibutsa arihana, wabaza icyo yaje ahunga, araza akanamenya ikimuzanye. Ariko uyu muntu yibwira ko adakora ibyo, niwe Yesu yavuze ngo nawe yirinda atagira gute, atagwa, kuko ari mu isi ishobora kumugusha. Navuze ko utagushijwe n'inzoga wagushwa. Uzi ko umwana wabyaye ashobora kukurakaza. Rimwe na rimwe ababyeyi ubu badukurikiye kuri Karuhura TV, ibi ngiye kuvuga barabyumva kurusha. Waribwirirwe n'abana batagiye ku ishuri bakamena ibintu kuko niyo image y'abana ni ugukina, we na televiziyo ntatinya kuyimena n'ibindi. Yarangiza muri uko gukora amakosa ukananirwa kwihangana, ukabwira umwana wabyaye oga kubitwa n'inkuba wagicucu wakintazi. Uyu mwana kubiswe n'inkuba byakunezeza? Uyu mwana se urashaka ko abigicucu waramubyaye? Wabura umubyeyi gito. Ariko si ubugome, umucyahanya umujinya w'ibyo yagize gute yakoze. Wewe urakosheje kandi ukoze ibyaha bitatu imuriranye. Icya mbere uratukanye kandi Bibiliya irabitubuza. Icya kabiri urarakaye. Rimwe na rimwe hari nushyiramo n'inkoni, ariko yiranabyemera mu migani gucyaha umwana. Ariko tureba uburyo umucyashye, ubwabyo ibyo ukoze bigize icyaha. Uyu muntu rero ni uba ukenewe kuza imbere y'Imana akirinda. Naho burya wa wundi wasambanye niyo atabyibwirije ngo yihane, niba uri umugabo ushobora kubyumvishwa na sida cyangwa n'umutezi wahakuye. Utaza mu rusengero uzajya kwa muganga, numenya ko ari bibi uzamenya icyo ukwiriye gukora. Niba uri umukobwa ibyo bitakujeho uzagira inda y'indaro, utangire kugira isoni zo kuyisohokana. Uyu muntu nabona bikomeye azaza mu rusengero afukame yihane, tugire gute tumusengere. Ariko wa wundi yibwira ko atabikora niwe ugoye, niwe dukwiriye, niyo ntambagiye we mwimenye nkwiriye kwitaho kurusha ya yindi bikora, kuko yo imenya ko yanakosheje ikaza ikihana. Urumva rwose ibi Pastor Imana iguhe umugisha, kuko ngenda nyuzwe. Ariko nshuti za Karuhura TV duhari ku bwanyu. Ushavuga ati muzambarize pasiteri iki, muzamumbarize niki, muzamumbarize niki, muzamumbarize niki. Ikindi wanaza nawe akavuga ati nange reka magere mbaze pasiteri mbona nkubone, ni karibu rwose. Pastor ntago najya kuri level kugusengera, ahubwo sengera dushima Imana kubw'uyu mwanya. Munyamakuru urakoze, kandi nk'uko bivuze umuntu wese utari bunyurwe, yego, kandi afite ikindi kibazo cyose mu byo twavuze akumva yabaza, ndakeka ko ufite umwanya wo gutanga komanteri rwose urahari, bajyamo bakandika. Nge nshobora kutabona umwanya, ariko wowe ubisomye wazambwira ati kanaka yarabajije, noneho tugatanga umurongo wo kubisubiza bikazagenda neza. Cyane ko niyo banditse tubona ko nyine turi kuganira n'abantu. Yego. Umwanya no gusenga dusoza. Urakoze, reka dusenge dushima Imana yuko yabanye natwe kandi ko dushoje ikiganiro amahoro. Mana turagushimiye kubw'umwanya mwiza tumaze imbere yawe. Sengeye cyane abantu bari bafite imyizerere itariyo, kugira ngo nibura ibi ngibi uyu munyamakuru abajije agambirije kubwira abantu kuri, kugira ngo nabo bazaragwe bwa bwami bw'Imana, ibintu bigende bigere ku nkingi z'imitima yabo, bahinduke, kugira ngo nibamara guhinduka nabo bazahindura abandi,
nk'uko ijambo ribivuga tumaze kwezwa no gukiranuka, icyo gihe Kristo azahera ko agaruke atwara itorero. Mana rero ibyo turabigushimiye kandi turabinezerewe yuko ugiye kuberekeshereza umwuka wawe wera wo kugira ngo byaguke kandi byagure ubwami bwawe. Dusenze twizeye ko uzabikora mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Amen. Amen.